umugabo yakundaga ibintu bibiri ku rwego rungana kandi cyane, ari byo kurya ndetse no kurongora. baza kumuhitishamo bati ari ibiryo bitetse neza uko umutima wawe wifuza, ari no kurongora umukobwa cyangwa umugore wifuza, wahitamo iki? ariyumvira ati narongora mbirya. umwarimu yarimo yigisha abana abereka ububi bw'inzoga, nuko azana ibirahuri bibiri, kimwe ashyiramo inzoga, ikindi ashyiramo amazi. hanyuma azana umunyorogoto awushyira mu kirahuri cy'amazi, ugezemo urinyorogotora, bigaragara ko nta kibazo ufite. hashize akanya afata wa munyorogoto awushyira mu cy'inzoga, wa munyorogoto uhita upfa utanasambye. nuko ahita abaza abanyeshuri ati ese isomo mukuye mu byo mumaze kubona ni irihe? umwe mu banyeshuri ahita amanika akaboko ati isomo dukuyemo ni uko umuntu unywa inzoga atagira inzoka mu nda. umukecuru agiye kwa muganga, nuko dogiteri atese mukecuru witwa nde? umukecuru ati nitwa Mukamana. dogiteri arandika arongera aramubaza ati rindi se? umukecuru ariyumvira ati pfa gushyiraho Bosiko. umukecuru Mukamana Bosiko. umugore ati mfite imyaka 50, ariko hari inshuti yawe ikimbona ko ndi mwiza cyane. umugabo nawe ati wagomba kuba ari Eduard Gasada byaze bikuze. umugore ati ubwo ubibwiwe n'iki? umugabo ati nuko nzi ko ari gukunda kugura ibyuma bishaje muri aka gace. umugore yarapfuye ahurira mu ijoro n'umugabo we wari warapfuye mbere. umugore ati reka dukomeze urukundo rwacu rwa mbere. umugabo nawe ati twasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu, none ubu turi mu ijoro. ubu ndi ingaragu, nta mugore mfite, ntumvangire, ubu hari abamarayika ndi gutereta. iri ni isengesho abana bo mu muhanda bavuga mbere yo kuryama. mana y'amaniga n'amatafu yose ari muri iyi si, urayoka ko abakoboyi bawe tugiye kugangika mu kavumo, uduhe gupawesha fureshi, uducyahire abakaritasi n'abarezi bose b'ikuzimu, ntibadukasire batanaduteza leta. urabona ko uyu munsi twiriwe twakubiswe, uzadufashe mu gatigito k'ejo, uzatwomeke aho tuzatarasa hose hatazagira abaswa batwiyongoza, kandi nawe life tubayemo urayiyoka, ukomeze ubirangize nk'umusaza. amen. umukobwa yatwaye inda itateguwe, ese abimenye ararakara, amutegeka kujya kumwereka uwayimuteye. baragenda bamugeraho, ariko umusaza yakunje isura bihambaye. umusaza ati niko sha, ni weho wantereye umwana inda? umusore ati ni nge muzehe, ariko reka mbanze nanakuzimanire. umusaza ati kazimanirwa n'abazimu nta soni. umuhungu abamuciye mu ijambo ati tuza musaza, inda sinayihakanye, ni nge wayimuteye. nabyara umuhungu nzaguha kwasiteri 2 na miliyoni 5 zizakubera igishoro mu bucuruzi, kuko umukobwa wawe yambwiye ko kuri banki bakwimye inguzanyo. rero reka guhangayika, ikitabuze hano ni amafaranga. nabyara umukobwa kuko nkeneye agakobwa cyane, bwo nzaguha supamaketi ryaduka guriro rinini, nguhe ikibanza kiri mu Bugesera n'isambu nini iri Rwamagana. umukobwa abayitereye hejuru ati hanyuma sinda iramutse ivuyemo byagenda bite? umusaza ati ceceka agakobwa we, nivamo azagutera indi, urazana iby'imiteto mu mafaranga. umukobwa yagiye gushaka umugabo, mbese agiye gushyingirwa, asanga mu nzu y'umusore nta kintu kirimo, biramushobera. abaza umukunzi we ati ese waje kunshaka uzi ko nzatungwa n'iki? none se nzaba mu rugo rutagira ikintu na kimwe? umusore nawe ati mbabarira mukundwa wanjye mwiza, rwose ntiwibuka ko iminsi yose twaganiraga nakubwiraga ko ari we mfite wenyine? ati nta wundi, ni wowe wenyine, nta n'ikindi narenzaho kuri wowe.
uyu mugabo we yacanzwe n'amasano maze bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe Indera, aha ni mu gihugu cy'u Rwanda. Umugabo bamujyanye mu kigo bavuriramo abarwayi bo mu mutwe Indera, rimwe muganga umuvura abonye ko uwo murwayi atavuga amateshwa nk'abandi, aramubaza ati ese nkawe n'iki cyatumye bakuzana hano? Uwo murwayi ati ndakubwira. Aratangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi, umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi, azana umwana w'umukobwa, bukeye data arongora uwo mukobwa. Ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data kandi ari we sebukwe, nanjye mbambaye sebukwe wa data, nawe ababaye umukwe wanjye. Wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina, na nyina ahinduka umukazana w'umukwe we. Yarakomeje ati haciye umwaka wa mukobwa abyara umwana w'umuhungu, uwo mwana aba murumuna wanjye, aba n'umwuzukuru wanjye. Nanjye nza kubyara umwana w'umuhungu, wa mukobwa data yarongoye aba mushiki we kandi ari nyirakuru. Wa mwana w'uwo mukobwa aba se wabo w'uwanjye kandi aba na mwishywa we. Umuhungu wanjye nawe aba nyirarume wa muramu wanjye kandi ari umuhungu wabo. Ntunzemo ati none rero ni sebukwe wa data, umuhungu wanjye ni muramu wa data kandi ari umwuzukuru we. Byongeye kandi uwo mwana arambyaye kuko ari musaza wa nyirabukwe n'umugore wanjye. Umugore wanjye ni nyogokuru kuko ari nyina wa mukadata, nanjye ubwanjye ndi sogokuru wanjye kuko mbyaye mukadata kaba n'umugabo wa nyogokuru. Uwo murwayi wo mu mutwe mu gusoza ati narabibatekerereje babonye ari nk'amayobera, banzana hano banyita nyine umurwayi wo mu mutwe. Muganga nawe ako kanya akimara kubyumva baravangiwe, bahita bamuha igitanda aho ngaho Indera ajya mu bandi. Umukobwa ati mukundwa ufite telefone nziza. Umuhungu ati urakoze. Umukobwa ati wayikuye he? Umuhungu ati niyo natsindiye mu masiganwa. Umukobwa ati mbega byiza, ubwo se mwirukankaga muri bangahe? Umuhungu ati twari batatu gusa kuko yari njyewe, nyirayo n'umupolisi. Umukobwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga ngo abagabo bose ni ihene. Nuko umwe mu basore babibonye ararakara, ahita amubaza ati none se waba wahaye papa wawe ubwatsi? Yes we. Nuko umuhungu ati mukundwa ngaho fora impano nakuzaniye kandi itangizwa na Imi. Umukobwa ati ni imishenete. Umuhungu atoya wakishe ongera ugerageze. Umukobwa ati ni imikanzu. Umuhungu ati reka da. Umukobwa ati ni imimodoka. Umuhungu ati wabijambije. Umukobwa ati mpa andi mahirwe bwa nyuma. Amaze kuyahabwa ati ni imisaha. Umuhungu araseka ati reka reka wabiyobowe nguhaye andi mahirwe. Umukobwa ati ni imikweto cyangwa imikapu. Umuhungu ati uri kubyica, reka bikubwire ni imineke nakuzaniye.